Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nshimiye Imana cyane uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tubashe kuganira cyane cyane ku bantu bafise ishaka cyangwa se umutwaro cyangwa se icyifuzo cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Abantu benshi bisa nkaho bibagora kuvuga ubutumwa bwiza, ariko uyu munsi ndifuza kubafasha no kubaganiriza bumwe mu buryo bwafashije mu buzima bwanjye bw'ivugabutumwa kandi bwatumye abantu benshi bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nuza gukurikira ino nyigisho iraza kugufasha neza kandi mu buryo bworoshye, ku buryo uyu munsi nawe biza kukorohera gutangura kubwira ubutumwa bwiza umuntu umwe ku wundi, uwo mwigana, uwo mukorana, uwo muhuye muri bisi cyangwa se ku ishuri n'ahandi hatandukanye. Rero ndagusaba mwene data kugira ngo ukurikire ino nyigisho, iraza kugufasha uhinduke umuvugabutumwa mwiza. Ku mazina yanjye rero nitwa Arsene Ndikumana, nkaba ndi umuvugabutumwa haba mu masengero, haba mu mihanda cyangwa se ahantu hatandukanye. Imana yangiriye ubuntu kuva mu 2006 nakoze umurimo w'ivugabutumwa kandi nagiye mbona Imana ibana nanjye. Narabitorejwe ntozwa kuba umuvugabutumwa kugira ngo mbashe gufasha n'abandi nabo kuba abavugabutumwa beza. Uyu munsi rero Imana nidushoboza namwe ikabagira ubwo buntu, muraza kuba abavugabutumwa kandi muraza kubikora neza. Mukurikire ino nyigisho yacu, Imana ibagire neza. Rero iyo ugiye kubwiriza ubutumwa, ushobora wenda kuba uri muri bisi cyangwa se uri ku kazi cyangwa se uri mu muhanda ugenda, ushobora guhura n'umuntu. Ikintu cya mbere ni byiza gusuhuza umuntu, kamubaza amakuru, kamubaza uko amerewe, yaba ari mu kazi ugahera ku kiganiro cyoroshye cyaho hafi ugafatira ku byo ariko arakora cyangwa se ku kiganiro yaba arimo. Ni byiza kubanza kwiyunga n'uwo muntu kugira ngo ushobore kumugezaho ubutumwa bwiza. Rero uramwidondora, ukamubwira amazina yawe, byaba ngombwa ukamusaba ko mwaganira akanya gato. Mu gihe abikwemereye rero, hari ibibazo bibiri by'ingenzi wabaza umuntu biza kugufasha neza gusobanukirwa umuntu uwo ari we, imyizere afite, ibyo yizera n'ibyo yemera, kugira ngo ushobore kwinjira neza mu kumubwiriza ubutumwa bwiza. Rero ikibazo cya mbere wabaza umuntu, ushobora kumubaza ngo ese nkamwe bishyitse uyu munsi ugapfa, urumva waja mu ijuru? Abantu benshi batinya gupfa, kandi nubwo babitinya barabizi ko bibaho, kandi by'ukuri turabizi ko tuzapfa, twese tuzava muri iyi si, tuzapfa. Rero wabaza umuntu ngo ese bishyitse uyu munsi ugapfa, urabona waja mu ijuru? Abantu benshi babaje kino kibazo baragusubiza ngo ntabyo tuzi, Imana niyibizi, Imana niyitanga ijuru, cyangwa se sinigeze mbitekerezaho, cyangwa se akakubwira ngo yego ndabizi ko mpfuye uyu munsi naja mu ijuru. Rero igihe akubwiye ko atabizi, uba ubonye amahirwe meza yo kumusobanurira uko bigenda. Kuvuga ubutumwa rero ni igikorwa cy'umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ni itegeko Yesu yatanze, yahaye abigishwa be bagomba gukora. Nico gituma umuntu atavuga ubutumwa bwiza ntashobora kunezereza umutima w'Imana. Umukristo ushaka abazimiye anezeza umutima w'Imana. Yesu yaravuze muri Matayo igice cya 28 kuva ku murongo wa 19 kugeza kuri 20, aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Haleluya! Urumva ko Yesu yamaze kuturungika, Yesu yaraturungitse kugira ngo tujye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Haleluya! Ibi bintu bisobanukiwe byagutera ishaka ryo gukora ivugabutumwa ku giti cyawe, udategereje umuntu n'umwe warinda kubikubwira, kuko Imana cyangwa se Yesu yamaze kutwoherereza. Imana rero bagire neza, dufite isezerano ko Yesu azabana natwe muri iryo vugabutumwa
tugiye gukora. Ntabwo uri wenyene iyo ugiye kuvuga ubutumwa, ntabwo uba uri wenyene, ahubwo Yesu aba ari kumwe nawe kugira ngo agushoboze muri byose. Imana rero ibagire neza. Ndashaka ko tuganira ibintu bitanu byonyene wabwira umuntu mu mwanya mutonya, uwo muntu akaba yakiriye agakiza kandi bitakuvunye. Imana idufashe kandi idushoboze. Turaza kuvuga ibintu bitanu rero. Turaza kuvuga ubuntu, tuvuge umuntu, tuvuge Imana, tuvuge Kristo, tuvuge no kwizera. Ni ibintu bitanu ushobora gukoresha umuntu akabasha kuba yakumva ubutumwa bwiza kandi mu mwanya mutonya. Rero reka dutangire. Abantu benshi bizera ko iyo babajije ibyo kujya mu ijuru niki, barakubwira ngo tuzajya mu ijuru kubera twakoze imirimo myiza, twatanze amaturo, twafashije abagwayi, twakoze ibintu byinshi mu isi bizatuma tujya mu ijuru. Ariko ingingo ya mbere iratubwira ubuntu. Bene data, ijuru ni ubuntu, agakiza ni ubuntu. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso igice cya 2 umurongo w'8 n'uw'9, Bibiliya iratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. So agakiza n'ijuru ni ubuntu bw'Imana. Ni Imana itugirira ubuntu tukaba twabona agakiza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari imirimo dukora, ntabwo ari imirimo twakoze, ni ubuntu Imana itugirira tukabona agakiza. Yesu ashimwe cyane. Impamvu tuvuga ko ijuru ari ubuntu cyangwa se ari impano y'Imana duhabwa, nuko ngiye kuvuga ingingo ya kabiri ivuga ko umuntu ni umunyabyaha. Umuntu muri kamere ni umunyabyaha, kandi kuba uri umunyabyaha bigutandukanya n'Imana. Icyaha kidutandukanya n'Imana. Icyaha gituma umuntu ajya kure y'Imana, kandi icyo cyaha nicyo gituma umuntu atabasha kugera imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose bo mu isi bakoze ibyaha. Rero ibyaha byacu ntabwo dushobora kubyikiza. Ibyaha byacu ntabwo byatuma twegera Imana. Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma tugiye kuvuga ingingo ya 3 ivuga ku Mana. Imana rero ni urukundo. Imana ni urukundo. Ni ukubwira umuntu ko Imana ari urukundo. Kuba uri umunyabyaha, ego wabyisanzemo, birashoboka ko nta n'uruhare wabikozemo, ariko Imana ni urukundo. Kandi Imana ikunda abanyabyaha. Cyakora Imana yanka icyaha, ariko Imana ikunda abanyabyaha. Ibakundira iki? Irabakunda kugira ngo ibakize, ibakure muri ibyo byaha byabo barimo uyu munsi. Rero Imana yabigenje gute? Kuko Imana idukunda kandi ntiyifuza ko hagira umuntu n'umwe urimbuka. Nta muntu n'umwe uri muri iyi si Imana yifuza ko arimbuka. Rero kubera ko ibyaha byacu byatunaniye kandi tudashobora kubyikiza, mu rukundo rw'Imana yadukunze, haleluya, yatanze igisubizo cy'ibyaha byacu kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Yabigenje gute? Ni ingingo ya 4 tugiye kuvuga, ivuga kuri Yesu Kristo. Kuko Imana ari urukundo, Imana yaciye itanga Yesu Kristo kugira ngo adupfire kubw'ibyaha byacu. Ijambo ry'Imana yatubwira muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, ngo kuko urukundo Imana yakunze isi cyane rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, ngo umwizera wese ntarimbuke cyangwa se ntapfe, ngo ahubwo abone ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana yatanze igisubizo cy'ibyaha by'abantu bari mu isi bose, igitangira muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero Yesu yaje mu isi, arapfa, apfira ibyaha by'abantu bose bari mu isi. Uyu munsi birashoboka ko nawe wabona ubugingo bw'iteka. Birashoboka ko nawe ibyaha byawe byababarirwa ukabona ubugingo bw'iteka. Ibyaha byose byakozwe n'abantu bari mu isi, ibyaha bitandukanye byose, Yesu yabyikoreye ku musaraba kugira ngo nitumwakira tukamwizera abashe kutubabarira ibyaha byacu. Ingingo ya 5 rero iravuga ku kwizera. Haleluya.
kwizera n'urufunguzo rutwemerera kwinjira mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu umwizeye ukamwakira, uba ubonye uburenganzira bwo kwita umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 ngo kuko abamwakire bakamwizera ngo bose bahawe ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Kwizera rero kwawe kwatuma ubona ubugingo buhoraho. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 13 Bibiliya irabivuga neza ikavuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Haleluya. Kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubugingo buhoraho nta handi bubonekegwa atari muri Kristo Yesu. Rero bene data, uyu munsi ni byiza ko abantu bamenya Kristo bakamwizera. Rero dusoza dusaba abantu kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ijambo ry'Imana ratubwira mu byahishuwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura urugi nzinjira iwe dusangire. Haleluya. Iyo ugeze aha rero niho usaba umuntu kwizera Yesu, umaze kumubwira ubuntu, ukamubwira ko ijuru ari ubuntu, ukamubwira ko umuntu ari umunyabyaha, ukamubwira ko Imana ari urukundo, ukamubwira ko Yesu yapfuye azira ibyaha byacu, ukamubwira ko kumwizera bimuhesha ubugingo budashira. Ni byiza kumusaba ukamubwira ngo ese nawe urumva wakwizera Yesu ukabona ubugingo buhoraho? Haleluya. Iyo umuntu wabimusobanuriye neza, hari ukuntu umwuka wera mwemeza mu mutima akumva by'ukuri ko nawe yakwizera Yesu Kristo. Iyo akubwiye ngo yego nanjye numva ndifuza kwizera Yesu, haleluya, ni byiza kumusengera ukamusubishamo isengesho ryo kwatura akizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Iryo sengesho naryo riroroshye cyane, ntibisaba kuvuga amagambo menshi. Ni ukumubwira ngo subirana amagambo, umubwire uti mwami Yesu, nizeye ijambo ryawe, ndabizi ko ndi umunyabyaha kandi sinshobora kwikiza ibyaha byanje. Uyu munsi fasha icyemezo cyo kukwizera no kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi nemeye kugendana nawe iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya.